Ihe byiza cyane kuri wowe ubana natwe umunsi ku munsi, nkwifuriza amahoro y'Imana kandi nizere ko ibyo uri gukora byose biri kugenda neza cyane mu buryo bugiye butandukanye. Ntangira nkubwira ngo niba utameze neza ibihe byose urimo, wizere Imana kandi wizere isengesho, umenye ko ejo n'ejo bundi ibihe bishobora guhinduka kandi ibintu bikagenda neza cyane. Sibyo Fabrice? Umuntu ashobora kuba atishimiye uyu munsi akaba ababaye, by the way, ababaye atameze neza, gatuma ubwire ngo akomere cyane kandi yizere Imana. Mu Mana niho byose biva. Yizere Imana mu izina rya Yesu. Mu Mana niho byose biva. Ntago mubimenyereye ko dukora ibiganiro ndimo ndagaragara, ariko uyu munsi nifuje kwicarana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, kugira ngo twicarane tuganire byinshi cyane. Kwa turimo turagenda dutembera mu mujyi wa Kigali, ahantu hamwe na hamwe hagiye hatandukanye, tugera ahantu ku musozi w'amasengesho. N'abantu wenda bari kubyumva, sinzi niba bari kubyumva, hirya no hino hazengurutse, kameramani ari buze kugenda bafasha. Hirya no hino hazengurutse abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari gusenga Imana. Ubwo twari turi gutembera rero, umukozi w'Imana yari yaje Kigali, namubwira ati kadutembere. Niho tugeze ahangaha muri ubu butayu, turavuga ati ntago twabura kuhava tutagize ikintu dutangariza abantu badukurikira ku Nzozi Zacu TV, tubabwira imbaraga z'Imana n'amasengesho. Abantu bo kuri Bohorwa muri aho neza? turakomeye, mashima Imana. Turashima Imana. Yego. Tumeze neza n'abakurikiye Bohorwa TV, abagiye bakurikira amasengesho yo kubohoka n'amasengesho yabaye Nyagatare. Imana yakoremo ibintu bikomeye bitangaza, wenda abantu bagiye babibona. Yego. Turabashuje kandi turanakomeye mu izina rya Yesu. Bwana, akazuba kabaye kenshi ariko turaza kukihanganira. Nta kibazo. Turaza kukihanganira, niko bimeze, ariko biri buze kugera neza cyane. Mperuka mu kiganiro cyawe nabonye mu masengesho ya hariya Nyagatare mwasengeye, harya ni Fani? Marina. Yego, Marina. Wenda n'abantu badukurikiye bagiye bakurikira ikiganiro cya Marina arwaye, avuga ko yahuye inzoka yajiwe donc akayica, agahita ahinduka nkayo. Wenda abantu bakurikira ibinyamakuru bigiye bitandukanye bagiye babibona. Kuri gusengera Marina wibonye hehe, byaje gute kugira ngo bigere kuri uwo munsi tubonaho ikiganiro muri kumwe avuga ko yakize? Urumva Marina namukurikiye ku Mpanuro TV, ubwo nari mubonye. Ntabwo wari usanzwe unamuzi? Ntabwo nari sanzwe muzi. Mubona ku Mpanuro TV. Yego. Nandika commentaire nk'iz'abandi bajya bandika, ndavuga ni ukeneye deliverance. Nandika mu Cyongereza ngo ukeneye deliverance. Need deliverance. Ariko nyine ubwo birangira aho ngaho. Ariko hakaba hari abantu bari muri Amerika twasenganye. Yego. Imana bakoraho ikora igitangaza, cyangwa se bakurikira umuntu bakamenya impano n'umuhamagaro yahamagawe. Yego. Hanyuma aravuga ati rero Marina nta kindi gishobora kumukiza nuko yajya amasengesho, ari kubera Nyagatare. Ntabwo yishe inzoka ngo amere nkayo, kuko ntabwo yabaye inzoka, ahubwo umubiri we wayisusa ko umubiri we wagize amabara ameze nk'ay'inzoka. Wenda niyo umubiri ugira amabara ameze nk'ay'inzoka ntagire uburibwe agira mu mubiri, ntacyo byo kuba bitwaye. Byongeraho ko bimuteza n'uburibwe. Izosi riragagara n'ibyanyeganyega, mu nda araribwa, umubiri utakaza imbaraga kubera nyine icyo kibazo cy'iyo myuka mibi yari yaje mu nzoka. Ubwo rero abantu bari muri Amerika baravuga ati reka tukohereze Nyagatare tugutegere. Hari umuntu witwa Fabrice bari masashe iminsi 3, ugenda usengane nabo. Hanyuma rero njye kumbona abantu barahamagaye barambwira ati imodoka turi Nyagatare gusenga. Ntago wari ubizi sanzwe ubizi ko Marina ari buze? Ntago nari mbizi, gusa ku mugoroba waho hari umuntu wo muri Amerika aramagara arambwira ati hari ushaka gutegera nkabohereza bakaza gusenga, anyohereza link iyo muntu wishe inzoka, nsanga nigeze no kumubona kwa Pasi. Ndavuga nta kibazo aza kuza, turamufasha nkuko dusanga dufasha abandi, turimo turasenga. Hanyuma rero ubwo buryo bajemo baraza turasenga, Imana ikora igitangaza. Ariko ntabwo ari wenyine, impamvu ari we abantu babonye nuko nyine yagaragaye kuri social media, ariko Imana yabohoye abantu benshi. Wenda abantu bagenda bekurikira ku Mpemburo TV, hari abantu Mpemburo TV yaje gufata
gufata amavideo cyangwa se n'ubuhamya bugiye butandukanye. Ni mu buryo bwo yaje Marina mu Mutara hanyuma azamukana na Yesu yakoze igitangaza. Ni na byiza cyane n'agaciro nta kuntu waba witanze ngo Imana ibirokora igitangaza bijyanye n'umuhamagaro abantu wasanze bafite. Okay, ni byiza cyane. Fabrice wenda muramuzi cyane, abantu na bamwe bagenda bamukurikira bigiye bitandukanye, ari nakagenda yaguka haba ku mbuga zose zigiye zitandukanye. Bohorwa TV by'umwihariko ni YouTube channel. Ajya avuga ngo uri mu kazi, uri mu kazi, ari imvugo nyine yadutse avuga ngo uri mu kazi, uri mu kazi. Tukarimo Bohorwa TV niyo YouTube channel igezweho mu gihugu. Iri mu kazi kabisa, tubigezweho mu gihugu. Kugerwaho kwabyo ntabwo ari ukuvuga ngo ni abantu benshi bayireba, ahubwo yavuye mu bushake bw'Imana no mu mbaraga z'Imana. Yaje gufasha abantu kumenya uburyo umuntu asenga akabohoka, uburyo umuntu yanakwikura deliverance batamubwiye ngo niyohereze amatike amugere ku musozi ng'amadolari. Uburyo umuntu yiga gusenga agatera ubwami bwamuteye, agatera ubwami bwa Satani bukamurekura. Rero turi mu cyumweru cyo gusenga tumena amabanga ya Satani, turimo turamena amabanga ya Satani bayashyira hanze. Burya abarozi baruga abantu babatongeye ibintu. Nayibonye iyo video niyo uheruka gushyiraho. Turimo turamena amabanga ya Satani agiye atandukanye. Twigisha abantu uburyo bwo gusenga. Ntabwo bisobanuye ko tubuzi twagezeyo, ahubwo ukurushaho kugenda wegera Imana, ukurushaho kugenda utindana na Yesu, agenda kwiyereka igice gitandukanye nuko yakwiyerekaga. Urabizi Petero na Yohana bazamukanye na Yesu umusozi mu masengesho, babona Yesu ahindutse ukundi. Ubwiza bw'Imana buramanuka ku musozi, bavuga ati rero mureke duce ingando ahantu twe kuhava. Haboneka ijwi rivuga ngo uwo ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira muze kumwumvira. Abantu bagendanaga na Yesu nibamumenyera uko utindana na Yesu, hari ukuntu agenda kwishurira, hari indi misengere ugenda wagukamo, hari ubundi bwenge bukomoka ku Mana n'ubumenyi bukomoka ku Mana ugenda wakira. Rero aba bigishwa babakorana na Yesu ariko babona Yesu ntabwo bari kumumenyera. Urabona wiranwa n'umuntu mu rugo, hari igihe umumenyera ukamubona mu isura imwe, mu myenda imwe, mu biki bimwe, ariko Yesu siko yari ameze. Buri gihe bakoraga udutendo akabereka mu buryo butandukanye. Hari abavuga ngo yigeze no kubikorereza amabara, avuga ati muture murya imitsima, baratura bararya. Ubutaha abarongera barakwera, avuga ati muture mujugunye amabuye. Yesu yakoraga ibintu bituma batamenyera amavuta batayavogera. N'abantu rero bari mu muhamagaro w'Imana, uko utindanye n'Imana, uko utindanye na Yesu, agenda ubwenge n'ubumenyi n'amayishurirwa mu ntambara y'umwuka uburyo ugomba gusengamo. Ni byiza cyane. Dukomeza n'ibindi wenda ndaza no kubwira cameraman kugira ngo aze kuza kudufasha bitewe n'ikirere n'izuba, aze kuba shora cyane kuri kamera kugira ngo abashe gukontorora runo rumuri bitaza kubangamira abantu badukurikiye, kugira ngo tuze kubaha amashusho ameze neza cyane. Fabrice, urumva ko turi mu butayu, twahageze rwose, turi ahantu ni mu butayu, aba ari umugisha tugeze kugira ngo tugere n'ahantu abantu bakunda gusengera cyane. Ariko buri ijambo ryiza ni ku musozi. Ni ku musozi. Ubutayu turi gusenga Imana kugira ngo idukuremo ntabwo tubusubira. Nta mpamvu yo gusera mu butayu. Ni ku musozi. Tuje ku musozi. Aha ni ku musozi w'amasengesho. Birivuga ko Yesu yazamutse umusozi. Ari imisozi igiye izwa amazina, imisozi ya Sinayi, imisozi Kanyarira. Ni imisozi ntabwo ari ubutayu. Ntabwo ari ubutayu. Nubwo ari mu gishanga ariko ni ku musozi. Turi ku musozi rero, birumvikana ko ntabwo twanahava tudasenze by'umwihariko. Ntabwo twahava tudasenze n'umuntu dukurikiye kandi ufite kwizera. Ndizera ko hari byinshi cyane bigiye gukoreka. Fabrice agenda asengera abantu bagiye batandukanye, ariko agenda atanga n'ubuhamya, ndetse na bamwe batanga ubuhamya ko babohokera mu masengesho uba wabasengeye online kuri YouTube channel yawe, bakabohoka. Umuntu afite ibibazo bigiye bitandukanye akabohoka. Ndi kubona bashaka kuduha amazi ariko baturibuze kuza no kuyanywa, akabohoka mu buryo bugiye butandukanye. Rero iyo mpamvu nabwiraga n'umuntu dukurikiye kugira ngo aze kuza gukomeza kubana natwe kugira ngo byose bashe kumugiraho 5 kuri 5. Fabrice, tugiye kuganira ibintu byinshi cyane, ariko bitari na byinshi kuko izuba ari na ryinshi, kugira ngo tuze no kwavukana, ariko biri buze gufasha abantu
badukurikiye, ariko by'umwihariko reka ubanze dushyire imbere y'Imana dusengere, kandi usengere n'abantu badukurikiye kugira ngo iki kiganiro kize kuba ikingirakamaro kandi tuze no gufasha abantu bagiye batandukanye badukurikiye. Reka dusenge. Mana yaremye ijuru n'isi, turagushimye ko ufite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo gukiza abantu indwara n'imivumo n'abadayimoni mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu Kristo. Turi hano kuri uyu musozi, twaje imbere yawe, turavuga izina ryawe, tuvuga gukomera kwawe, turakwinginga kugira ngo imbaraga zawe zikomeye zigaragare kuri buri muntu wese udukurikiye mu izina rya Yesu. Ubwami bwawe busingirizwe mu buzima bwe, imbaraga zawe zibe mu rugo rwe n'umuryango we mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Iki kiganiro aze kucyukamo byinshi mu byo bw'umwuka, uzwaye turasenza kugira ngo imbaraga zawe zikorera mu bakozi b'Imana, imbaraga zawe zikiza kandi zikabohora nk'uko tubonye ubikora, zize kubohora uyu muntu udukurikiye mu izina rya Yesu. Buri muntu wese uri hano kuri uyu musozi waje kugusenga, waje kugushaka, ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ari wabuze ibyo kurya, ari wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ari waburaye, mwami turasenze mu izina rya Yesu Kristo yose yazanye umuntu hano ku musozi, ari waje gushaka imbaraga zawe n'amavuta yawe, turakwinjiza kugira ngo aze kukubona mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese uri hano ku musozi turakwinginze kugira ngo ahure nawe, ahure na marayika wawe, ahure n'imbaraga zawe, ye gutaha uko yaje kugushaka akubone mu izina rya Yesu. Kwa ko waravuze ngo abantu bagushakana umwete bazakubona. Reka buri muntu wese waje gushaka Yesu uze kumwiyereka, asanga bamutanze mu rugo mu izina rya Yesu Kristo w'Nazareti. Amen. Amen. Wow, ni byiza cyane. Ako mwana urumuri rwiteho, uze kudufasha kugira ngo urumuri rwiteho cyane be izuba ntirize kugira icyo ribangama ku mashusho turi buze gufata. Fabrice, wenda tukomeje nibaza nashaka kukubaza, hari ikiganiro nasohoye, ngiye nkunda kwibanda kuri comment zawe n'abantu badukurikiye. Comment za Fabrice mujye muzitondera, ziba zirivuze ikintu gikomeye cyane. Hari ikintu wavuze, wavuga ati abantu bo mu Rwanda bakunda kumenyera avuga butumwa cyangwa se n'abakozi b'Imana. Iki kintu wari ukivuze bitewe n'ikiganiro wari wakurikiye cy'umuhanuzi wari waje hariya aho bita Ikabuga, nuko umuntu wari wamusuzuguye ni nkaho yavuga kumutesha agaciro, asa nk'umuterebuye, akaza guhita amuhanura ko atagomba kurenza ku itariki 5 akiri muzima, kandi uwo muntu akaba yarapfuye ku itariki 3. Ibyo bintu bitubitira comment avuga ati abantu bo mu Rwanda bavogera abakozi b'Imana bakanabatesha agaciro. Ese biriya bintu ku ruhande rwa nk'umukozi w'Imana ubibona gute n'abantu batuka abakozi b'Imana cyangwa bakavuga n'ibintu bigiye bitandukanye? Urumva nyine nahoze mbwira abantu bajya bangurikira kuri Rwa TV, yego ndabwira ni ivuga butumwa ryo mu Rwanda ryajemo ikibazo. Yego ryajemo ikibazo, niba turasenga Imana ikatwijyanira mu bindi bihugu ikatugabikora mu Rwanda ryajemo ikibazo. Yego ikibazo kandi cyajemo, hari igihe usanga cyaturutse no ku bakozi b'Imana cyangwa se abantu bagiye bita abakozi b'Imana, ugasanga n'abantu basanzwe bagiye bagiraho ingaruka nyine nka kuri uyu muntu agatuka umukozi w'Imana aturiye mu escort ugenda twabamenyereye, agatuka umuntu ufite amavuta atapfa guvogerwa, atapfa guhangana nayo. Nanjye ubwanjye yarabona agiye nohereza mu magereza, umuntu akaza akamuhotera, bigaragara ko yaguhohoteye. Ntabwo wafungishije Fabri, kubafungisha ntabwo mbambika amapingu. Arabagiye bamubona amahota bavuga ati wowe bitewe n'ibintu nkoreye ntihagire iminsi 3 ishuri utarajya muri gereza, agakora amadega muri iyo minsi 3 tugashira ari muri gereza. Urumva rero nari nyisobanura ibintu wambajije, bitaza kubigeraho. Nari nyisobanura ibintu wambajije. Ivuga ko tuwari mu Rwanda ryajemo ikibazo bitewe n'abakozi b'Imana, cyane cyane bagiye bitwara nabi, bigatuma n'abantu bari mu muhamagaro w'Imana bajyanwaho ibintu bimeze nkaho ari igisebo cyangwa igitutsi. Ariko nanone nubwo byagenze gutyo, ntugapfe gukritika umuntu wese ubonye ari kuvuga ijambo ry'Imana, wimukritika bitewe n'uburyo aresha, uko yambaye, uburyo asa, n'ahataha n'ibyo ari byo, wimukritika mu gihe utarasenga Imana ikubwire ko uriya muntu ari umusatanike, ari umweskoro, ari umutekamutwe. Reka gutera commentaire kuri uriya muntu, reka gutera commentaire kuri uriya muntu, kubera ko uyu munsi yakubona muri ibi ngibi, ejo ukamubona mu bindi. Ntabwo ubuza ahantu umuntu ahurira n'Imana. Niyo mpamvu rero mu gihe Imana itarakubwira ngo uriya muntu
ameze gutya na gutya, reka gutera commentaire nawe yabikubwira. Si ngombwa ujye kupfa kwatura gusa, hari ubwenge wabinyuzamo ukaba wanamwegera, ukaba wanamwegera. Ibyo navuga rero vuga butumwa mu Rwanda yaje mu kavuyo, abantu basuzugura abakozi Imana, babatesha agaciro, babashyira mu gatebo kamwe, n'abesikoro, n'abateka mutwe, uravugishwa n'inzara, uravugishwa n'ibiki, kandi ngo ntagazi ubuzima bwe ntaga buza kubonye gutyo. Urumva ariko ugasanga nyine ivuga butumwa mu Rwanda yaje ibintu by'akavuyo, noneho YouTube yadutse umuntu yajya kuri YouTube yakwibona muri telefone mu rugo cyangwa kuri televiziyo, akumva ari ibintu bya hatari, akumva yakoze ikintu, akumva mbese n'ibintu birenze ubwenge bwe, ngira ngo hari bitewe n'iterambere yageze mu Rwanda nyuma, akumva yabaye umuntu w'umuhatari, bikarangira ya nyenyeri y'Imana yari murimo itaye agaciro n'uburyo Imana yamufataga bikata bihindura isura, agatangira gukora amatega, guteka imitwe, ngubwo yabaye umustar, mbese yabaye umuntu hatari, ko yibonye muri telefone mu rugo iwe, ko akabana 3,000 bamurebye, kumva yabaye ikindi kintu kindi. Wa muhamagaro umurimo agasanga arawangije, arawisha. Ubu dufite amajwi y'abakoze y'abantu bisa abakozi Imana bajye baturegera, uretse ko tudashinga kubitangaza ibyo ngibyo, nakazi k'abanyamakuru mudamu bitangaza mwebwe. Dufite abantu benshi, kandi wakurikira umuntu ugasanga yari umukozi w'Imana mbere, ariko ageze kuri social media iramurarura abundi wundi, bitewe n'uburyo yibonye ari kuri televiziyo cyangwa kuri telefone, cyangwa se n'umuntu wamwandikiye, akamubona nk'amafaranga ashaka kumurya, akumva akahita afatwa n'umwuka wo kwishyira hejuru mu buryo bukomeye. Kandi niteka Imana ibiguteye, uyu munsi wasenyuka ukibagirana naho wageze kuri YouTube. Urumva rero ikintu cy'ingenzi ni ukubaha Imana no kumenya umuhamagaro wawe. Biravuga ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu, wibuka aho wari uri ukagwa, wongere ugiye gute ubyuke. Ntabwo dusenga Imana kubera ko hari icyo tuyishakaho, idukiza indwara, iduhe amafaranga, iduhe icyoya, ahubwo dusenga Imana kubera ko ari Imana yo gusengwa, yaturemye kuyisenga, kandi ari Imana mu bihe byose. Nibyo numva navuga nibyo ngibyo byerekeye. None se ku ruhande rumwe nkawe hari ikintu wari ukomeje ukavuga ati aba bantu bamenyera abakozi b'Imana, ugasanga umuntu atutse umukozi w'Imana bwati uri umwesikoro toka n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ugasanga bimugizeho ingaruka. Wenda wari ukomeje ati nawe hari abo wagiye, ese ni umuvumo iki kintu wenda n'abantu bacyumve neza, ni umuvumo wumushyizeho, ni ese ni ryari ushobora guhita uvuga ati noneho wowe nguhaye iminsi ngomba no gupfa, cyangwa se ni wowe ubivuga, ni Imana ibivuga? Urumva Imana yahamagaye abakozi b'Imana kugira ngo bahesha abantu umugisha, ntabwo yabahamagaye kugira ngo bahesha abantu imivumo. Ariko buriya byose bikora bitewe n'amavuta basizwe, n'urwego rw'amasengesho ugira gute usenga. Hari umupasitori twatuma tuganira ejo bundi, ambwira uburyo yaguze ihene yiwe, ayigejeje mu rugo, ngo yari mu buzima bw'ubukene, arangije ya hene irya gasabune yari afite, arangije arayivuga ngo pu, ngo ya kino gihene cyari gipfuye, ihene isigagara mu maso ye, yakukanye igitipa ikubita hasi iragagarira apfa. Arababara, ijwi riramubwira ngo uko nk'uko uvumye iyo hene igapfa, aba ari kuzirinda kugira ikintu kibi watura ku muntu, kuko n'ukimwatura kizagira gute kizamubaho. Ntabwo ari uriya byabayeho gusa, ntabwo ari nanjye byabayeho gusa. Eliya yabwiraga abantu ati nimba ndi umukozi w'Imana, amadubu nave mu ishyamba batemagure, bamututse ngo ni umunyaruhara, bamututse ibitutsi. Urumva rero birikavuga iki? Umuntu utunze urutoki mu mboni, umuntu utunze urutoki mu jisho ry'umuntu w'Imana, ni nk'aho ari Imana bageze gute abayitunze. Niba mbwira umugore utwite ngo byara, inda yawe batwaye mu mugongo, inda yawe batwaye mu bapfumu, indwara zaguteje, dayimoni zaguteje imitwe udakira, dayimoni zikambwira ngo ndagiye. Nk'ubu naraye ndwanye n'abadayimoni hafi isaha n'igice nijoro, urimo usengera umuntu uri hanze, ndwana n'abadayimoni isaha n'igice kuri telefone, bimuvamo. Urumva ni dayimoni ziranyavuga ati turagiye, turekuye imigisha twafashe, turekuye amafaranga, turekuye abana, turekuye umuryango wose. Niba mbwira dayimoni ngo nive mu muntu ikagenda, nshaka ko mu kanwa kanjye harimo
harimo rema, harimo ijambo ushaka kugira rikagira impact. Nembwe umuntu ngo rambika ikiganza cyane urwaye nkabugane urakize mu izina rya Yesu kandi koko yabarwaye agakira. Bishatse kuvuga ko mu kanwa ko umuntu kuvuga ibyo ngibyo n'ibintu bibe yashatse kubyatura yabyatura. Hari umuntu niye gusengera aramvuna, ndamusengera ndatega ngiwe, ndamusengera abarozi bamuvugira amugivugiramo, ambwira ujye bamuteje imbeba mu nzu, urugo rwose guzuye imbeba, baramuroza byari igikeri, urumva abyara igikeri kimwe, urugo rwose aruteza imbeba, babateza inyatsi. Hanyuma ndi kumusengera ndamusengera arahoka. Haciyemo igihe wamuroze yamuroze arongera amwohereza ibintu bimwica, noneho bimugira ikiragi. Noneho babamagara ndi no mu muhanda, urumva babamagara ndi mu muhanda, barambwira ati tabara kana kameze nabi n'uwirwamagana, ati tabara kana kameze nabi yanze gute ntari kuvuga, nishyira telefone ku gutwi, ndamusengera abaye ikiragi pakavuze, ngira umujinya, ndavuga ni mwaba dayimoni mwe mwari muje kwica uwo mugore, ndabategetse ni mugende mugira ikintu mukorera umurozi batumye. Wa murozi yanyereye ku mbuga yikubita hasi igufwa ry'imbere raturumbuka, bahita batwara kwa muganga mushyiraho imbago, bagendera ku mbago. Ariko biturutse he? Biturutse kwifuye nagize, kwifuye nagize ntegeka bya bintu mbyohereza ku murozi wabitumye, biragenda biramukubita agwa ku mbuga, igufwa ry'imbere rya gute riraturumbuka. Agashakaje kuba noneho wa murozi yahise ajya mu bapfumu, ajya mu bapfumu kurogesha wa mugore, ngo nawe yagiye kumurogesha. Urumva iwe yagize ngo yagiye ku mupfumu kumurogesha, agezeyo yarayeyo iminsi 3. Urumva naza no kubwira ibyo twabimenye, yaraye ku mupfumu iminsi ngahe 3. Ku mupfumu ubwo yatangagayo amafaranga. Ku munsi wa 3 umupfumu yohereje amahembe, abantu ugeze kubera kwihorwa TV n'uretse ko video naje kuyiseba nyuma bitewe n'uburyo YouTube yanze yarayanze, ariko nishyiraho video YouTube ikayanga bitewe n'uburyo babiteye ubwo biba birimo. Hanyuma umupfumu ku munsi wa 3 yohereje ibintu kuri uwo mugore bimwica, amahembe, amutuma amahembe amusanga mu murima, aza mu ishusho y'inyamanza. Buri nyamanza, igishwi, ikiyoni, ipusi, imbeba, Marie Jose, imisiberanya, ibintu nk'ibyo abaroza akunda kubikoresha. Hanyuma rero amahembe aza mu shusho y'inyamanza, agiye kumva yumva abantu barimo kuvuga imbere ye, baravugira ati tuje kukwica. Nuko mu murima ari mu murima gukibona nkubone n'umuntu mwabiganira akabikubwira, ati tuje kukwica, ati muranziza iki, ati mwoherejwe nande, ati nago duhagurukiye ku muntu twohereje, hari ahandi hantu duhagurukiye kandi baduhaye inzoga batuguriye tugomba kukwica. Ati muranziza iki, ati uri umurozi. Aganira n'abadayimoni nkuko muraganira n'undi, ati muri abadayimoni, ati uri umurozi. Ninde babwiye? Ati umurozi yitwa gutya na gutya. Uwo mudamu Imana yamuhaye imbaraga, atinyuka kuvugana imyuka mibi kuko urumva n'ibintu bitangaje. Aranya babwira ati ntabwo ndi umurozi. Niba mubashije kuba munsanze hano mu murima, mukamenya ahantu ndi mwoherezwe n'umupfumu, mufite n'ubushobozi bwo kuba mwajya mu rugo mukaraka ko mu rugo hari amarozi. Ati nta nubwo nzi n'umuti w'ikisazi, nta n'ikintu kimwe kiri mu rugo. Bagiye kubona ya nyamanza iragurutse iragiye, arakomeza arihingira. Haciye iminota 10 ya nyamanza iragaruka, amemba arambwira ati yewe tuvuye mu rugo. Niko amubwiye ati tuvuye mu rugo iwawe dusanze nta kintu kiri, nariko rero ushaka utaroga mama waroga. Ati nawe ni mugeyo. Ya mahembe arahaguruka ajya kwa mama we, nasanga mama we n'umwere. Ya mahembe aza yarakaye, aravuga ati se uyu mugore akuziza iki ko yavuze ngo waramurogesheje ngo muteze impanuka, byagenze gute? Aravuga ati ntabwo nigeze muteze impanuka, no ko yarakoze impanuka ntabwo mbizi, kubera ko base bamwimuka, ariko amasezerano nari nasenze gutyo barabihisha nyine, yarazi ko bagiye kumurogesha. Ati ntabwo mbizi niba yarakoze impanuka, simbizi, ntabwo ndi umurozi, ahubwo mwebwe mugende mumumbarize ikina nziza. Amahembe aramubwira ati ariko uzi ko uyu mugore yakugenzeho, ati niwe wishe inka zawe. Agenda amubwira abantu yishe, ati twebwe ntabwo tujya tugenda ubusa, turi amahembe, ati ntitugende ubusa, byanga bikunda turagira ikintu dutwara. Ati nimugende mu mwice, abohereje aha ku muntu udafite icyaha. Ya mahembe yarahagurutse ajya gute, asubira gwenda baraterekere niyamwica. Urabyumva? Ariko byari icyo nayimbikujeho ni ngiki, byatutse ku magambo natuye, agenda agiye ingaruka ku murozi yarageze gute, wari wamurozi. Rero niba umuntu ashaka kubwira dayimoni ngo genda,
yanabwira umuntu atari no kumusenya bitewe n'uburyo ashaka cyangwa se n'umujinya muteye akamuhatura ikintu kiza gute kibi. Umuntu arimo kuvugira Imana ntabwo asabye amafaranga, nta muntu atuburiye, wowe uridombokeje ngo wamuteka mutwe. No muri komantere abantu bajya bandika za komantere uri igisambo uri igisambo ugeretse no gutera amabuye, uko ni ukurengera nyine, uko ni ukurengera. Iyo ufite ubwo butware rero hari igihe yangoma kugira gute ubikoresha, ariko biterwa n'amavuta wasizwe. Cyane cyane abantu basizwe amavuta akoreshwa n'Imana ibitangaza, niba abantu bikunda kubaho, nta bantu bose bakwatora ikintu. Wenda nk'urugero nk'uwo watuye kujya muri gereza byari bigenze bite kuri wowe? Kuri njyewe yaraje anyiyenza aranje anera n'umugeri, nari n'ahantu nsanga uri ku mukingo anera umugeri ari hejuru yanjye anera umugeri hejuru yanjye, ariko mitamwereza muri gereza. Wahise uvuga guki? Nabwani ibintu nkore ntabwo nakwishyura, ariko nagiye iminsi itadishira utagiye muri gereza, kandi kuko yagiyeyo. Uretse ko biterwa n'urwego n'amavuta Imana yagukiza. Abanyamasengesho cyangwa abantu b'Imana bameze nk'abakaratika cyangwa se wenda nk'abasirikare. Ntabwo mpamvu uzi umukaratika ushobora kumwiyenza akakwihorera, ariko ukagera ku rwego wumva urengereye, akafite ubushobozi bwo kujya gute bwo kugira ikintu agukoraho yize bitewe n'uburyo warengereye. Ntabwo umukozi Imana yakwatora ikintu wapi, ariko hari igihe urengera, kandi kugira ngo bibere n'abandi isomo bigaragaza ubutware bw'Imana bugize gute buri muri wowe. Na Yesu yagiye gusoroma igiti cy'umutini bashonje, abura imbuto, arangira avuga ati ntuzongere kwera iteka ryose. Kirangiye kize gute cyumye. Yakoresheje ubutware n'iki n'ururimi. Maze iminsi ndi kwigisha abantu imbaraga z'iki, imbaraga z'ururimi. Ururimi rurica kandi rugakiza, niko mu Migani 18:20 handitse. Ururimi rurica kandi rugakiza. Urukunda azatungwa n'icyo ruzana, niko birivuga. Niba yuzi ibanga ry'ururimi, ushobora no guhindura isi, ugahindura ibihe, ugahindura amateka, ugahindura ubuzima ukoresheje umenye agaciro k'ibanga ry'ururimi. Ikintu abarozi barusha abantu bitwa abantu b'abakristo, barusha ibanga ryo kumenya ururimi, kubera ko yagutwaye ikariso, akagutwara sutiye, utwara ipantaro cyangwa ishati, ntabwo akoresha ururimi kugira ngo bya bintu bye bigire impact kuri wowe, akoresha kwatura cyangwa se gutongera. Ijambo avuze rero nibavuze ati muteje umuriro ujye uhora waka mu mutwe, nk'uko tugira tubona mu bantu dusengera, nyine ubwo umuriro uzaza wake mu mutwe, kuko yatuye umuriro nyine hazaza umuriro ujye uhora mu mutwe urimo uraka umuriro. Agakoresha iki? Ibanga ry'ururimi. Natwe rero dusengera abantu dukoresha iki? Ururimi nyine. Yego. Kati gato man, ibintu wenda n'abantu babyumva neza cyane bagiye babyitaho, kandi turatubivugiye no kugira ngo bibere n'isomo n'abantu bagiye batandukanye, kuko ngenda mbibona ahantu henshi hagiye hatandukanye, aho abantu batesha agaciro abakozi b'Imana, bakabatuka, bakabagira gute. Ese ku ruhande rumwe wenda kuba bashobora kuvuga ati aba ni abatekamutwe cyangwa se bakafata mu rundi rwego, ikintu bakomeje ati bishobora kuba biterwa n'abo bakozi b'Imana bica umurimo w'Imana. Ese abantu bo ubavugaho iki abakozi b'Imana bica umurimo w'Imana, bigatuma umurimo w'Imana utukwa, wenda niko nabyita, n'abantu basanzwe n'abantu bari mu muhamagaro barimo neza cyane bagafatwa nk'amabandi cyangwa se nk'abesikora, ariko bifite abantu byaturutseho. Urumva nyine nk'uko nari nabivuze kare, hari abantu bari abakozi b'Imana, hanyuma wenda nko kuri social media cyane, kuko ari naho turi kuvugira, baza kuri social media bumva bakoze ibintu by'ahatari, barahinduka. Urumva baje abakozi Imana beza, ariko social media irabica. Ariko hari n'intumwa za Satani, Satani yatumye ati mugende mwiciki, mwica umurimo w'Imana, mugende mushyire igitutsi ku bakozi b'Imana, mugende mushyire igitutsi ku itorero, muharabika abakozi b'Imana. Ugasanga umuntu araharabika abantu, arigwa avuga ku wa mbere aharabika, akagenda ageza ku cyumweru, akaraba yanabishingira televiziyo,
ibyo ngibyo ntabwo akaba yanabishingira agashinga cyane yo guharabika abantu ari wo muhamagaro we kuko ari na benshi tujya tuganira hanga ku nzozi zacu bakavuga ati njyewe niwo muhamagaro wanjye wo gucyaha abantu hari ukuntu biravuga ngo nimuhugura abantu mu bahuguze ubugwaneza ariko ubona nta bugwaneza burimo gucyaha umuntu no guharabika umuntu n'ibintu bitandukanye hari igihe gucyaha se bacyambona nukuwe kandi ugushyira umuntu hanze ucyaha umuntu usamushyira hanze ntabwo amushyira ucyaha umuntu ntabwo amushyira hanze ntabwo amusebya ntabwo amushyira amadosiye ntabwo yica izina rye gucyaha ntabwo ari ukwica izina ry'umuntu gucyaha ntabwo ari ugusebya umuntu cyangwa se umwe babiri batatu umuhamagaro ntabwo uri muri Bibiliya mu mihamagaro irenga 5 umwuka yari yatanze n'impano yatanze harimo impano yo gucyaha cyangwa harimo impano yo guharabika ubwo ati ngiye ni umuhamagaro wanjye n'impano yamaye niyo Imana yamuhaye oya ntabwo ari Imana yamuhaye impano yo kwigisha ahubwo yamuhaye kwigisha arabivanga ahubwo uwo muntu mwitegereje umuntu afite impano yo kwigisha ahubwo akeneye gusa Imana ngo kujya gute kugira ngo imuhe ubwenge buriya se nsubiye mu rusengero ahantu yakuriye ahantu yarerewe nasanga arimo kuvuga nk'uko yavugaga wa mu rusengero impano zihera mu itorero atangira gukorera mu itorero buriya musuye nasanga mu itorero ariko avuga impano zihera kuri YouTube ntabwo zemera izihera kuri YouTube ntabwo zemera ugasanga umuntu kuri YouTube channel baramuzi ni umuntu usengera abantu kandi we mu rusengero rwose nta nubwo anahaguruka nta nubwo abaze n'ikibazo impano zihera kuri YouTube ntabwo nzemera kuko zazirimo ibinyoma umuntu wese afite ahantu ava umuntu Imana yamuhamagaye mu itorero asengeramo imuha abashumba bamukurikirana bamurera barera impano ze z'umwuka wa n'izivuga butumwa hanyuma impano yageze kuri YouTube iba yagutse ariko kandi bifite ahantu igeze gute ivuye yahereye ntabwo umuntu aba yadutsa ku kanya rero n'uwaduka kuri YouTube kanya twajya mu rusengero ahantu wakirijwe bagasanga ntabwo bakuzi kandi umwe aravuga ibitangaza kuri YouTube byo ukoreshwa ibitangaza rimwe na ugapanga n'abantu bagatanga ubuhamya ukavuga ko banaguhaye n'ito yo gushimira kugira ngo abantu bose bazakuyobera bazabibwiriza bayaguhe tujya tubabona bapanze nk'abo ku ruhande rumwe hari n'uwo nagerageje kuri YouTube nzi ko yitwa Pasiteri ndakujya ku rusengero rwe rwaho nyine akorera aha nzi ko ari Pasiteri numva baravuze ngo evangelist ndavuga ati se kumbe wa muntu kuri YouTube yitwa Pasiteri kumbe ku rusengero ni evangelist mpita mbona ko harimo akantu n'amakosa dufite abantu bise ba profete nta n'umwuka w'ubuhanuzi afite ariko ngo ni profete ugasaga nta n'itorero no mu rusengero rwe nta n'ahantu nta n'ubwo anahaguruka dufite abantu bise ko ari abanyabitangaza nyamara n'ukwezi gushira erega buriya Imana ni guhamagara tuvuge ni impano y'ubuhanuzi ushobora guhanura kuva ku wa mbere ukageza ku cyumweru uruhanura nimara gukoreshwa ibitangaza muri mukurikira ko z'Imana umva iteka ryose aba hari ubuhamya bw'ibitangaza biranagaragara haba hari ubuhamya bw'ibitangaza imirimo n'ibitangaza biba bikoreka ujya kuri Horwa TV cyangwa uze niwacu ku rusengero rukumva wacu ku rusengero dusenga ku wa 4 sengesho ku wa 4 ku itariki 25 z'uku kwezi na amasengesho y'ingaruka kwezi iminsi 3 azari ku wa 3 turasuze ku wa 5 nimugoroba amasengesho umukobwa wishinzwe yakiriyemo n'indi minsi uzaze ku rusengero Imana ikiza abantu kwera iki niwo muhamagaro nyine n'amavuta icyo kintu ngiye kibe kiriya n'abakozi b'Imana tugiye kuzajya tubona baza bakavugira kuri YouTube gusa ntibagaragaze no kwibyo ku rusengero rwabo Fabrice mu ku rusengero hayicano zimusura we n'izitaboneka ariko biranagaragara no kuri Horwa biragaragara ako umuntu akaza akavuga ngo yazuye umuntu nta n'igitangaza na kimwe turabona ko nose ibyo ni ibiki cyangwa se umuntu akahora avuga amateka ya 2010 yo mu 2000 byagenze gutya na gutya hanyuma se uyu munsi ngiye sinjya mvuga uzarebe uzakurikira n'ibiganiro byanjye byo kuri YouTube sinjya mvuga ubuhamya bwarangiye iteka uwo munsi nyine haba hari ubuhamya bushyashya kwera iki Imana uko yareje n'uyu munsi nikwiri ntabwo Imana iginanirwa gukora nta gihe igira ngo ijye muri konje ariko asanga umuntu aravuga ibintu byabaye kera Imana ubundi umuntu uvuga gutya Imana yiba yagiye muri konje cyagiye muri vacances
ntabwo aba ari mu muhamagaro w'Imana. Nibyo navugaga, YouTube iba yaramwishe. YouTube iba yaramwishe, ntabwo aba agisenga, ntabwo ajya afata umwanya ngo asenge. Njye ntushobora kumpa ibiganiro bya buri munsi, urumva sinshaka kwakira abantu buri munsi iteka ryose. Umva ngomba gufata igihe nkavuga ngiye imbere y'Imana, ngiye kwikingirana imbere y'Imana, ngiye ku musozi nk'uyu nguyu, nshaka imbaraga n'amavuta byo gukora umurimo w'Imana. Yesu yararaga amajoro arimo gusenga, Imana ikamuha imbaraga, hanyuma abigishwa bakisinzira bakiryamira. Bamuzanira abigishwa, babazanira umwana w'igicuri ufite dayimoni y'igicuri. Barirukana yanga kugenda, kandi nyamara izindi barazirukana zikagenda. Bamuzaniye Yesu, acyaha dayimoni muvamo. Baramuga ati nireba ngakoresheje Yesu, ko twe twagerageje bikanga. Aravuga ngo mene uyu mudayimoni, mene uyu nguyu nta kindi kimwirukana cyeka gusenga no kwiyiriza iki ubusa. Yavugaga ko baguma gushaka umwanya bakajya gute bagasenga. Uribuka bagiye kumubamba, abigisha bavuga ati mubyuke musenge mutagwa mu moshyi. Bakisinzira, mwabyutse mugasenga bakisinzirira. Yesu anyabaga ati ko munaniwe kubana nanjye niburi saha imwe. Ese niba uzi ko umukozi w'Imana ufite umuhamagaro w'Imana, ukaba utafata n'isaha imwe byibuze uri imbere y'Imana urimo gushaka imbaraga zayo, Imana izagukoresha gute? Imana izagukoresha gute? Buri abanebwe basinzira nk'abari abigishwa, Yesu yabahaye isaha imwe. Njya mbwira abantu niba uzi kutari kwiga igice, utari kwiga umubatizo, utari kwiga kubatizwa, ukaba utaramara n'Imana byibuze isaha imwe ebyiri, ntubikore buri munsi, byibuze ubikore nka kabiri mu cyumweru. Ufata isaha wikingiranye mu nzu, uri guhamagara Imana mu rugo iwawe, urimo gusenga Imana, uri umuhombyi. Hari imiryango itazigera ikingwa ku buzima bwawe, hari agasuzuguro ka dayimoni katazigera gacika, hari ibyo utazigera winjiramo, hari imigisha utazigera ubona, bitewe n'urwego rw'amasengesho ujya gute usenga. Biba bisaba kugira ngo ushake Imana nyine, ushake Imana. Ati Yesu n'abanebwe yabahaye isaha imwe. Abantu basenga basinzira, barimo kwayura, bicaye ku buriri barimo basinzira bayura, Yesu yabahaye isaha imwe. Nani magambo umuntu udasenga asinzira atarimo kwayura amasaha 3 cyangwa umunsi wose cyangwa gukesha ijoro gusenga. Yesu yavuze ati yakeshaga amajoro arimo kujya gute arimo gusenga. Yego, ni byiza cyane. Ni byiza cyane kandi ni ibintu byiza kandi bishimishije cyane by'umwihariko, kandi ndizera ko mwagiye murushaho kumva cyane bigiye bitandukanye. Fabrice tuganire twavuga abantu badavuga ngo wavuga ubwiza bw'Imana yahera izuba rirashakenda, nta nubwo yanaburangiza, ariko abari byinshi cyane, ariko tuzagenda turushaho kugenda tubigeraho mu buryo bugiye butandukanye. Icyo ubusabwa rero no gukora subscribe ukadukurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Twageze ahangaha ku musozi nkuko yababwiye, turi ahangaha turi ku musozi, murabibona ko twicare hasi. Byasabye ko duca akabogi, ariko nawe aho uri hose ugomba guca akabogi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza cyane. Ntabwo twava ahangaha rero Fabrice atagize ijambo rimwe akubwira ishobora kugufasha kubohoka, mukabohorwa mu buryo bugiye butandukanye. Ushobora kuba ufite ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se uri no mu bihe bitakoroheye, ariko muri aka kanya ukaba ugiye kugera mu isaha yawe yo kugira ngo ubashe kubohorwa mu buryo bugiye butandukanye. Rero ntabwo turi buze gutinda cyane, reka duhe Fabrice umwanya utari munini cyane, abashe kugufasha mu ijambo ritoya cyane, ndetse arusheho no gusengera n'abantu badukurikiye. Ntabwo twaba twageze ku musozi ngo tuhave tudasenze. Rero Bibiliya iravuga ngo nimusabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usabye ahabwa, nuko manse akagira gute agakingurirwa. Rero niba Bibiliya ivuga ngo nimudusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomeye ku rugi tuzakingurirwa, bishatse kuvuga iki? Umuririmbyi wa 62 mu gitabo cy'indirimbo yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, agatambuka inyenyeri ashaka kureba iki? Kureba Imana. Agakomanga urugi ashaka kureba Imana. Uyu muririmbyi yavuze gukomanga bihuye n'ibiri muri Bibiliya. Gukomanga Yesu yavugaga nukuwe. Gukomanga Yesu yavugaga nugusenga
gufata umwanya, gufata tayimu yawe uri imbere y'Imana. Hari amasengesho bita ayo gukomanga mu izina rya Yesu. Bibiliya ikongera ikavuga mu Efeso 6:18 ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Bishaka kuvuga iki? Amasengesho afite uburyo bwinshi. Hariho kwinginga, hariho gusaba, hariho kwihana, hariho intambara, hariho gukomanga. Rero musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Shaka imbaraga z'Imana, shaka Imana, komanga mu izina rya Yesu ukingurirwe. Hari abantu basenga iminota 2, iminota 3, iminota 5, marayika yajya gukingura ati mu izina rya Yesu amen, bagasinzira bakiryama. Marayika atarafunga. Amasengesho y'iminota 5 ntago ari ayo gukomanga. Yego. Amasengesho y'iminota 10 ntago ari ayo gukomanga. Oya, amasengesho yo gukomanga ni ahandi usenga ukumva ikire nyine cyagize gute, cyafungutse, ukumva ijuru ryakingutse, ukumva ubwiza bw'Imana bwagize gute, bwamanutse. Turi mu bihe bibi, tugiye kwinjira no mu bihe bibi, turi mu bihe bya nyuma bidusaba gusenga no kwegerana n'Imana. Niba sengaga iminota 3, iminota 5, niba sengaga iminota 30 ongeraho bisaha, niba sengaga iminota 20 shiraho 10-30. Ariko ikigendero ni iki? Urwego uburyo wasengagamo Imana ubuzamure, uburyo washakagamo Imana ubwongere, kugira ngo Imana izakubere umutabazi mu bihe bibi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero reka ngusengere mu izina rya Yesu. Abantu bajya bankurikira ku masengesho ya live kuri Gorwa TV, abantu bajya bakurikira amasengesho amaze n'amezi 3 bakanyarikira ngo wakoze kunsengera. Narebo umuntu ngasanga sinigeze namusengera, kumbi yakurikiye amasengesho. Yakurikiye amasengesho by'umwihariko. Reka iki kintu wenda n'abantu mbafashe kugira ngo bigende neza. Fabrice n'umukozi w'Imana tuziranye cyane, kandi ndamukurikirana 5 kuri 5 kabisa. Fabrice ndagukurikirana, urabibona ndagukurikirana 5 kuri 5. Tugiye gusenga by'umwihariko wowe aho uri, ushobora kuri mu Rwanda, ushobora kuri mu gihugu gigiye gitandukanye, ariko nabizi neza ko ni wizera Imana. Reka tunapfukama ariko dupfukame, duhaguruke, reka dupfukame, reka nacyo dupfukame. Cameraman aze kuba ready kugira ngo ibintu aze kubifata neza cyane. Hanyuma reka dusenge mu izina rya Yesu. Yego. Niba wumva urwaye uze kurambika ikiganza cyawe ahantu urwaye, ndaza gusengera. Imana ibera ahantu hose cyarimwe, iraza gukora igitangaza cyane. Niba n'indi situation waba urimo uze kwizera Imana. Yego. Aha turi ku musozi, uretse ko Imana idakorera ku musozi. Hanyuma izere mu izina rya Yesu. Amen. Mana yo mu ijuru, ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo gukiza abantu no kubabohora, tugushimiye kino kiganiro. Twakivugiyemo ibintu byinshi, twamenya amabanga ya Satani, twubatse ubwami bwawe. Ndasengera uyu muntu wizeye ko yabohoka, wizeye ko yakira, kwirukana abadayimoni no gukiza indwara. Ntabwo ari ibintu dukomandinga mu ijuru, ni ibintu washyize muri twebwe. Biduhera nk'umuhamagaro, batubwira ni mugende muzura abapfuye, mukiza indwara, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusanga mugende mutangire ubundi. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, uyu muntu urwaye warambitse ikiganza cy'ahantu arwaye, ndategekesha ubutware bwa Yesu Kristo Nazareti, nonaha amavuta y'imbaraga yinjire muri we mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka buri mwuka wose uhagaze mu nda ye, uhagaze mu mugongo we, uhagaze mu maraso ye, uhagaze mu mutwe we, buri imbaraga ya daimoni yatwaye imigisha ye, ndahamagara imigisha ye igaruke mu biganza bye mu izina rya Yesu Kristo. Abadaimoni bica destiny y'abantu, bafata imigisha y'abantu, bateza abantu ubukene, bateza abantu indwara, bateza kanseri, bateza imivuduko y'amaraso, bateza diabete, bateza za sida, bateza imitwe idakira, bateza imigongo idakira, bateza insangano, bateza gusenya ingo, bateza kutubaka. Ndategeka buri mwuka wose mvuze none hagutangira gutsindwa mu buzima bw'umuntu mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu Kristo. Ndatangaza intsinzi y'Imana mu muryango w'umuntu, ndavunagura imbaraga z'abarozi, ndi gusenga nategetse indwara zitangire gukira, ndi gusenga nategetse imbaraga z'Imana zikore kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Uri mu byaha turasenze kugira ngo abatuwe ave muri ibyo byaha, icyo gihe ugipfukiranye amaso ye, kimubwira ko ibyo arimo ari byiza, ari byo yakabaye arimo. Turategetse kugira ngo kimuve mu maso, agakiza k'Imana kabiye muri we mu izina rya Yesu Kristo. Yesu urakoze kuri Imana ikiza indwara kandi ukabohora.
mu izina rya Yesu. Hanyuma nibe wankurikiye urwaye, fata ahantu wari urwaye, uvuge ngo ndakize mu izina rya Yesu, uvuge ngo ndabohotse mu izina rya Yesu, uvuge ngo nakiriye ubuzima, uvuga ngo isi yanjye y'umwuka irahindutse, ibyo narotaga bibi birangire, uvuga ngo nakiriye umugisha w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umugisha mu bana, umugisha mu mugabo, umugisha mu mugore, umugisha kuri fiancé wawe, umugisha mu kazi kawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Akira kubohoka, akira deliverance. Hanyuma tuzajya duhurira kuri Ihorwa TV. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ni byiza cyane. Tugushimire cyane by'umwihariko wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Tukubwire ngo uri w'agaciro cyane. Imana igumugisha cyane by'umwihariko. Niba ari ubwa mbere udukurikiye buke ukore subscribe, tuzajya tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ariko byivuga butumwa bikomeye cyane. Katushimire cyane by'umwihariko Fabrice kuba yabanye natwe muri iki kiganiro. Fabrice, Imana igumugisha cyane kandi wakoze kudusura mu mujyi wa Kigali. Imana igumugisha kandi tabizi ko n'ubutaha tuzakomeza kubana mu buryo bugiye butandukanye kandi tukubwire ngo urugendo rwiza. By'umwihariko no kuva mu mujyi wa Kigali ugomba gusubira Nyagatare. Urugendo rwiza, Imana ibane nawe mu modoka. Dushimire cyane namwe rero mwabanye natwe mu kiganiro ariko by'umwihariko ushaka kugenda ukajya bana Fabrice mu masengesho abantu babuhukiramo ni muri Buhorwa TV YouTube channel, urandika Buhorwa TV, ukore subscribe ubundi gukurikira amasengesho kenshi cyane kabite tandukanye.